Morning guys, uyu munsi bazaniye sinzi ni mining app, nivamo iyi ngiyi nikunda aya mafaranga tuzayarya. Abagiyemo mbere murabizi, umuntu araza agafata coin, niyo afata 100 iyi network iramutse ibaye iyo coin 100 zaba zihagije, kuko ifite total supply ya miliyoni 80 gusa. Urukumva ni total supply ntoya cyane. Hari n'abantu bazaba bafite coin zabo nubwo baba benshi, ariko bazaba bafite nke. Market cap yayo uko yaba ingana kose ntabwo bazabura amafaranga. Sibyo abantu babyumva, iyo ufite market cap na total supply ni ibintu bijyana. Total supply ibaye ntoya, market cap irakora, kuko market capitalization ni amafaranga yose aba, ni agaciro k'amafaranga yose ari muri iyo coin, muri coin ziri gusirikira. Iyo rero circulation ari ntoya, ufite market cap nini, ufite circulation ntoya, niko coin igira agaciro. Ndagira ngo abantu murabyumva. Niba mfite amabuye 5, mfite 1000, capital yacyo ari 1000, buri rimwe riraba ari desi, ariko nabi 1000 kimwe riraba ari rimwe. Urumva uko ugira coins nkeya, bizongera agaciro. Ku bantu babizi, Bitcoin niyo mpamvu ikomeza kuyobora izindi coin, kubera ko ndumva iri mu macoin ifite total supply ntoya, kandi nayo nta nubwo irarangira kuba mined. Total supply ya miliyoni 21 coins zayo. N'uyu munsi ntizirangiza kuboneka, kuko ya nyuma batekereza ko ishobora kuzaboneka mu mwaka wa 2040. Urumva rero ni ibintu babitoroshye ku ma coins. Iyo coin zifite total supply ntoya, akenshi iyo coin usanga bazifite ari bake. Nk'ubu Bitcoin, kuba umuntu afite Bitcoin 1, 5, 10 biba bihagije. N'iyi coin rero uzasanga nk'imwe ishobora no gusohoka iri ku $5. Kubera iki? N'amafaranga bazashoramo, ko nk'ubu hano ushoyemo 1 billion. Reka turebe, wenda iyi coin iramutse ifite market cap ya 1 billion, yaba imeze bite? Kuko mu kino kintu, uko coin iza ifite coin nyinshi, nubwo yaba irimo amafaranga menshi, usanga n'ubundi nta kintu kirimo. Ibyo nzabibasobanurira mu video ataha, kuko ndashaka kubasobanurira crypto icyo ari cyo n'amafaranga. Utazamubona ukabona crypto iri ku madolari 0.05, indi ku idolari rimwe, indi kuri 0.000 ibyo byose ni ukubasobanurira impamvu. Rero reka turebe iyi coin yacu izaba imeze ite. Iyi coin iramutse ifite market cap ya billion 1, ikaza ifite izo total supply ya 80 million, imwe byuze yaba iri kuri 12.5. Urumva market cap na total supply ni, ariko iramutse ifite nka 800 million ni 1.25, 8 billion ni 0.1. Niyo mpamvu usanga ano macoin abenshi mining, ugasanga umuntu mining coin nka miliyoni, ufite coin zigera kuri miliyoni, ariko ugasanga ubikuje $1, ubikuje nta kintu ubikuje. Total supply ni ikintu cyo kwitaho cyane. Rero iyi coin, iyi PX network ni network nshyashya, ariko ifite aka kantu k'umwihariko, isa ifite coins nka zishoboka. Niyo mpamvu mubona ndaza kubereka, ejo yatangiye ifite mining rate iri kuri 0.4 per hour, ariko nta n'umunsi yahise imanuka ijya kuri 0.2. Urumva kugira ngo aba miners biyongereye, bahita bamanura mining rate kugira ngo za coin bazazidistribute, ariko nkeya ku bantu benshi. Niko bimeze. Ushobora no gusanga n'uyu munsi bahise bayihavinga ikajya kuri 0.1. Niyo mpamvu niba ubonye ino video, tangira mining.
nta kindi gihe, nta wundi mwanya uhari. Tangira umayininge wibike, nushaka ubone 5 zonyine, 10 cyangwa 20. Izi ngizi 10 zishobora kuba zihwanye. Abantu bakoze amayiningi nka CPN murabizi. CPN wasanga ufite CPN 10,000 ugasanga uvanyemo $1. Byabaye ku bantu. Za Tosha utangira gukubita coin 23 ugasanga irimo amadolari ngo 25 yo estimating, ariko urumva kiba ari ikibazo. Niyo mpamvu hano tuba tureba ngo ese coin ni ngombwa ko ntunga nyinshi cyane, ndatunga nke ariko zifite agaciro. Reka mbere uko bigenda process yo kugira ngo uyishyiremo muri telefone, wiyandikishe, ubone na coin z'intangiro. Uko hari uburyo umayininga ariko ukamayininga usa nkaho uhereye inyuma, cyangwa se ugasanga umayininze nta hantu uhereye. Reka mbereke umuntu ahaye referral code nk'ubu nkanjye. Hano hari referral code. Iyo nta referral code utanga link, ariko referral invitation code ikaba iri ku ruhande, umuntu akaba yayandikira. Impamvu invitation code ndayishyira muri description. Iyi ngiyi iyo uyikoresheje muri invitation code byerekana ko muri kubaka team, nawe bakaguha some bonus. Niyo mpamvu mujya mwita kuri kino kintu. Ku bantu bamayininze Pi network murabizi, iyo watangiraga nta referral watangiraga kuri 0, ariko iyo watangiraga ufite referral watangiraga kuri 1. Reka turebe ngo ni link ya pxmine.com, ukaza ukayishyira muri browser yawe. Yes. Muri browser yawe ukayishyiramo pxmine.com. Dore ya pizza day iracyahari, bari kutwereka wa mugabo waguze pizza ebyiri muri Bitcoin 10,000. Hano icyo uza ugakora, uza hano muri Play Store, ukanda kuri Play Store. Hano ntabwo uri gukunda neza ko iracyashyira, ukumva ku bantu babizi application ikiza nk'ubu bakizana mining bigoye, ariko reka tujye muri Play Store kuyishakamo. Muri Play Store ni wandikamo PX network, network. Yes, PX network. Andikamo PX network. PX network ni iyi ngiyi, ukanda install then karangiye. Ubu hano bari kunsaba gukora update. Tekereza application yaje bari gukora update, baba bakiri muri development. Niyo mpamvu kuyifatirana ikiri hafi ni byiza cyane, nubwo ya failing, kuko urana ifite nka megabyte 11. Nta kantu kari right kwishyira muri telefone, nta kintu byicaho cyane, ntabwo gashobora gutuma telefone yawe igira ikibazo. Reka twa updating nta kibazo. Tujye reka ibe installed, dukomeze. Open. Yes. Get started. Yes, dukomeza. Yes, hano ntago barazana biriya byo kwiyandikisha by email, continuing with Google. None biba binoroshye cyane, nta bya bintu by'iki. Hano hitamo any account, urugero kankoresha iyi ngiyi. Ngenda amaze kwiyandikisha, niyo mpamvu ubona. Ariko ujya ukanda hariya bahita bakwereka ahantu ushyiramo umuntu wakwinvitinze, uhita ushyiramo ka invitation code ndakaba muri description, muze gukoresha.
urabona hano ufite mining rate ya 0.25. ejo nta masaha 3 yashize bahita bayimanura, ariko yari iri kuri 0.4. urabona ko ni coin uko turayimaninga turi benshi baramanuka bashyire kuri mining rate yo hasi. Ariko reka turebe ku muntu uri kumayininga kuri 0.25 per hour afite coin zingana iki mu kwezi. Turebe mining ukwezi kumwe biceceke nta kindi. 0.25 mu masaha 25 this is 6 then turebe mu minsi 30 coin 180. izi ngizi nubwo waba zifite, reka turebe iyi coin ifite total supply ntoya kandi ntabwo zose bahita bazirizinga kuri launch. Yes, impamvu wumva ko any coin zaba ufite haza harimo amafaranga. Ntumve ngo ngese ko nafite ngo coin 20,000. hari izo twamenye zifite igihe nagezemo point hafi miliyoni, ariko nta dollar rimwe nakuye ibintu bya market, ibintu bya crypto. Ntabwo ureba ngo mfite coin nyinshi, oya, ahubwo ureba ngo coin ifite kahe gaciro. Impamvu bagenda yo gutangira kano ka mining ukaba gafite akantu koroshye. Reka tureke wenda binini bishobora no guhungabanya telefone zacu, ariko reka dufate aka mining twe tukifitiye, turebe nikakunda amafaranga. Murabona uko bizaba bimeze. Yes, nabakoreye imibare mwabyumvishe. Gafite circulation total supply na rwose. Mugatangire mukomeze nzamba izikiza. Urari igihe ujya muri network wasanga igeze hagati yaragiye, mining rate yaramanutse, nta kintu ufitemo coin ukeneye 10,000 wenda kugira ngo ubone $10 10. Fatingi n'abantu badafite ruby nayo yo noneho bano no kuzigurisha itarajya ku isoko. Why not takimayiningira ku munsi ukazajya winjiza iryo jana n'urundi gwinjiza izo mega washoye ukinjizaho make. Cyangwa Sidra chain nayo amasidra ageze hafi kuri 500 atarajya no ku isoko, abantu bakuyegura. Yes, nawe mutangire mining, imining amafaranga urayabona. Neze iyo TikTok cyangwa zo YouTube hari ikintu ziri kwinjiza ntacyo. Yes, kandi iyo nozo biri guna scrolling. Iyi ngiyi mining ni ugukanda rimwe, kanda rimwe bimaso 28 nyinshi. Ntago bigusaba ngo buri munota buri saha ujye ukora muri mega zawe zijana gufata umwanya n'amasegonda ugakanda. Yes, akenshi ubundi mining inama nabagira mujye muzishyira igihe kimwe. Uvuga ati mu gitondo saa 9 cyashye cyose mbyukira ngiye kwashyira ibintu bya mining, zambyuka nkandi nta ping ku map nka5 nikomereza akazi kanjye, sibyo? Yes, ubu ngubu urugero urabona nk'iyi ruby, kuri ruby yes, murabona nka ruby nayo mukanya ndayimayininga. N'izindi mberetse n'izindi usanga n'undi zijya kuba mu gihe kimwe. Nk'iyi ni Romira network nayo iyo network nayo murabona nayo mukanya ndatangira nayo kwimayininga. Niyo mbashyize mu gihe kimwe nka saa 3 cyangwa saa 4 nazikandaho rimwe cyangwa ukabishyira nimugoroba, nta kibazo. Ibyo bintu birakorera cyane. Yes, dukomeze tubane kuri channel. Kora subscribe, ndambaha amakuru agezweho kuri ejo nabahaye. Narababuriye abantu bari kugurisha coin zabo za ruby. Mwitonde ruby, naberetse ko ishaka kutazajya amadolari munsi y'amadolari 2. Niramuka ironshinze byibuze amadolari 2 kuzamura. Yes, mukomeze mwiteho, murakoze.